Nizeye yuko mumeze neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Iyi video ni video y'abana b'abahungu cyangwa se abana b'abasore bakiri mu myaka mitoya. No kuvuga ngo upfa kuba utarengeje imyaka 30. Abenshi bari muri segonderi, abandi bari muri kaminuza, abandi bamaze igihe gitoya barangije kaminuza. Ni video ikubiyemo amasomo 29 yagenewe abana b'abasore cyangwa se abana b'abahungu bakiri mu myaka mitoya. Ni video negeranyije cyangwa se na amasomo 29 negeranyije nyuma yuko maze gusoma ibitabo bitandukanye harimo iby'umuhanga Robert Greene wagiye wandika ibitabo byinshi by'abanyabwenge ndetse n'ibyo ubuzima bwagiye bunyigisha mu myaka yanjye maze kuri ino si itari mikeya. Reka dutangirane n'aya masomo 29. Niba ufite agakayi cyangwa se niba ufite ahantu ho kwandika wagenda uyandika kugira ngo bikomeze kugufasha muri ubu buzima. Niba uzi yuko uri muri iyo range twavuze, niba uzi ko uri umwana w'umusore cyangwa se uri umuhungu uri munsi y'imyaka 30, ni ukuvuga ngo ahangaha isomo rya mbere ugomba kwita cyane kuri wowe w'imbere, wowe w'inyuma bizikora. Ni ukuvuga ngo ahangaha iri somo ukuntu rimeze, abantu benshi muri kino kinyejana tugezemo, cyane cyane abana b'urubyiruko, uzasanga bagerageza kwerekana ibintu bafite birenze kuri social media, bifotoza berekana wenda imodoka yaguze, yerekana imyenda yaguze, ibitaramo yagiyemo. Ariko ahangaha bakubwira yuko ukuza umuntu ugerageza kwerekana inyuma cyane, kwiyemera, kwitaka cyane, nuko aba afite umutekano muke w'imbere, yuko nyine ntago aba yihagije, ntabwo uba nyine utekanye imbere, ntabwo uba wumva imbere udatekanye. Ni ukuvuga ngo ahangaha niba ufite ibintu runaka, niba ufite ubumenyi wagezeho, wowe wiharanira kubyerekana ngo ubiyerekane. Oya, we kora ibikorwa byawe bizivugira ndetse abantu bazabimenya. Ntabwo ibikorwa bishobora kwihisha, ariko abantu bagerageza kwiyemera, kwerekana ibyo bafite byose, yerekana inyuma atabanje kwita imbere aho abantu batabona, burya akenshi aba ari umunyantege nkeya. Rero niba uri umwana w'umusore, gerageza ahangaha kutagenda wivuga ibigwi, witaka cyane. Oya, we kora ibikorwa ndetse nuganira n'umuntu nabo nibakubona bazajya bahita bamenya uwo uriwe, kandi nibwo uzaba umuntu uteye imbere ku rwego rukomeye cyane ndetse mu gihe kirambye. Isomo rya kabiri, uzirinde ko wayoborwa n'ingeso runaka. Ugomba kugira discipline. No kuvuga ngo ahangaha niba uri umwana mutoya uri munsi y'imyaka 30, uzirinde ko hari ikintu na kimwe gishobora kukuyobora ngo kikurusha imbaraga muri ubu buzima. Ahangaha harimo inzoga, harimo itabi, harimo ubusambanyi ndetse n'izindi ingeso mbi nyinshi, harimo nko kwirirwa kuri za social media uscrollinga nta kintu na kimwe uri gukora. Uzirinde ko hari ingeso mbi iyo ari yo yose ishobora kuyobora ubuzima bwawe. Ni gute rero uzirinda yuko hari ingeso mbi yayobora ubuzima bwawe? Ni uko igihe cyose uzaba uri gukora ibintu byiza cyangwa se uri gukora ingeso nziza. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo wakwicara ngo ngiye kwirinda kino kintu kibi, ngo ntabwo kizambaho cyangwa ntabwo nzagikora. Oya, icyo ukora wowe uhugira muri ya mirimo iguteza imbere, uhugira muri kwa gushaka ubumenyi. Turagenda dukomeza tureba n'andi masomo, ariko uhugira mu bintu bifite umumaro cyangwa se bigufitiye umumaro. Ibintu byiza iyo bihugiyemo ntabwo ujya ubona umwanya wo kujya mu ngeso mbi. Niba ufashe umwanya wawe ukaba uri muri library urimo urasoma ibitabo, niba ufashe umwanya wawe ukaba urimo urakina, urimo urakora siporo, uri muri basket, uri muri football, niba ufashe umwanya wawe ukaba uri kumwe n'inshuti zawe, ntabwo uzabona umwanya wo kuba wajya mu ngeso mbi zitandukanye. Rero ahangaha iyo uhagize ingeso mbi ikurusha imbaraga, ubuzima bwawe buba bugiye mu kaga nk'umwana w'umusore, kandi ntabwo byica ubuto bwawe ndetse n'ubusaza, ukaba ushobora kuzasaza ya ngeso mbi ikigukurikirana. Ahangaha rero uzirinde ko hari ikintu kibi cyangwa se hari ingeso mbi yakurusha imbaraga ngo ikugira imbata. Ahangaha ubuzima bwawe buzahinduka. Niba ahangaha uhagaze neza uzi yuko nta ngeso mbi yakubase, umenya ngo ubuzima bwawe buzagenda neza nukomeza gukora cyane. Ndetse n'ahangaha niba hari n'ingeso mbi yakubase, gerageza uburyo ugomba kuyireka. Ahangaha hari nk'abana b'urubyiruko ushobora gusanga yibereye kuri za social media, ari kureba amavideo ayangaya y'urukozasoni, urubyiruko rw'abahungu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko aribo bantu bakunda kuyareba cyane. Ahangaha ugomba kubihagarika, kandi nakubwira ngo
iyo ntuzigere ucika intege kuba wahagarika ingeso mbi. Ushobora wenda guhagarika nk'ingeso mbi y'ubusinzi cyangwa se ingeso mbi runaka, bikanga n'ejo ukumva wisanze muri ya ngeso, ariko ntuzigere ucika intege zo kurwanya cya kintu gishobora kukugira imbata. Ahangaho ubuzima bwawe buzahinduka niba uzi ko uhagaze neza nk'umwana w'umusore, nta ngeso mbi n'imwe yakubase. Menya ngo ubuzima bwawe uba ufite mu kiganza. Isomo rya gatatu niryo tugiye kureba. Menya ko ubuzima ari bugufi, witakaza igihe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugomba kumenya agaciro k'igihe cyawe. Nkuhaye nk'urugero, ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mu bihumbi 2100 umwana wavutse uyu munsi azaba afite imyaka 75. Nawe fata imyaka ufite ushyiraho 75, mbwira igihe iyi myaka uzaba ufite. Ahangaha ndagushaka kukubwira yuko igihe ari gitoya, nta gihe cyo kwangiza. Igihe ni ikintu gikomeye muri ubu buzima. Amafaranga yose watakaza muri ubu buzima, amafaranga yose wahomba muri ubu buzima, ushobora kuyagaruza. Ariko nuzi igihe watakaje cyangwa se igihe cyawe cyagiye, ntabwo kizigera kigaruka n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu mu bintu byose ukora ujye ureba ngo uri kubahiriza igihe cyawe neza, uri gukora ibintu byawe ku gihe, uri gukora ibintu wateganyije mu buzima bwawe, utangiza igihe. Iryo ni isomo rya gatatu. Noneho isomo rya kane, ntuzite ku bantu kubera ko ibyo bagutekerezaho, bitewe n'ibyo abantu bashobora kugutekerezaho, kuko nta muntu uri kugutekerezaho, buri wese ari mu bibazo bye. Ahangaha ikintu kijya gikunda kuba ku bana bakiri batoya, iyo uri muri ino myaka munsi ya 30, akenshi ukunda kuba wareka gukora n'ibintu runaka ngo ese abantu bazabivuga ngo iki. Reka nguhereze nk'urugero, wenda kuvuga ngo wenda utangiye YouTube channel, wenda ukora ibintu runaka, cyangwa abantu nibambona bazabivugaho iki. Oya, reka nkubwire ngo kuri ino si buri muntu wese nta mwanya afite wo kugutekerezaho. Abantu benshi bari gutekereza ku buzima bwabo. Buri muntu wese kuri ino si aba ari mu bibazo byiwe. Buri muntu wese niyo atari mu bibazo byiwe aba ari mu nyungu ziwe. Buri muntu kuri ino si aribanza. Ni wowe uri kwitekerezaho kurusha abandi bose. Nta muntu n'umwe uba ukwitayeho, buri wese aba ahugiye mu buzima bwiwe. Uzanareba niba hari ifoto ushobora kuza mwifotoje muri abantu benshi, nawe urimo. Ya foto iyo uyifashe cyangwa se ya foto iyo isohotse, uwabafotoye yayibahaye, ubanza ukiyibona, uhita ubanza kureba ahantu uhagaze, uhita ubanza kureba niba wagaragaye neza muri ya foto. Ibi bishaka kukwereka yuko ikiremwa muntu muri kamere yacyo, cyangwa se umuntu wari wese aba yitekerezaho, aba ari mu bibazo bye, nta muntu n'umwe ukwitayeho. Ntuzatinye kuba wakora ibintu byiza ngo abantu bazabivugaho iki, ngo niba kubona uri gukora ino mirimo. Oya, bazaba bari mu byabo. Ariko ahangaha ntabwo bivuze ngo ugende ukora ingeso mbi ngo abantu ntibakwitayeho, kubera yuko ntabwo waba uri gutanga urugero rwiza, ndetse waba uri no kwica ubuzima bwawe. Noneho isomo rya gatanu, tugeze ku isomo rya gatanu. Menya ko tugeze mu kinyejana cya AI ndetse na cryptocurrency. Ahangaha ku bana bakiri munsi y'imyaka 30, nakubwira ngo mu bitekerereze yawe menya ko tugeze mu kinyejana cya artificial intelligence. Ubu ngubu ubwenge bukorano nicyo kinyejana turi kwinjiramo. Za chat GPT zirimo kuza, n'ibindi bintu byinshi cyane. Menya uburyo ushobora kuba wabibyaza amafaranga aho kugira ngo bigutwarire igihe ukoraho gusa, cyangwa se niba wenda washobora gushaka ubumenyi kuri cryptocurrency. Reba ano mafaranga y'ama bitcoin, nyine ugende wiga icyo twita cryptocurrency, ukibyaze umusaruro, kuko nicyo kinyejana turi kugeramo. Ufite ubwenge mu myaka yawe mikeya, ubwenge bwawe burakora neza. Ibi bintu wabimenya, ukaba wamenya ko ari cyo kinyejana tugezemo. N'ibindi bitavuze yuko bidafite umumaro, ariko artificial intelligence ndetse na cryptocurrency ukaba utagomba kubyima agaciro, kubera yuko niho hantu isi y'uyu munsi irimo kwerekeza. Isomo rya gatandatu, ntukabe nyamwigendaho. Fata umwanya wo gusangiza inshuti zawe ibintu wungutse, ntacyo uzahomba. Ahubwo nugera mu busaza bwawe, cyangwa se numara kugera mu myaka iri imbere, nibwo uzajya wibuka
ukuntu wagiye usharinga inshuti zawe mubanye neza. Tuvuge ahangaha uri umunyeshuri, hari nk'abanyeshuri usanga niba wenda ari kwiga yabonye utuntu bashobora kuzabaza ugasanga aratwihereranye kugira ngo atsinde. Kugira ngo kuba waba uwa mbere muri kaminuza yose cyangwa se mu kigo runaka, abandi bakaza inyuma yawe, menya ntabwo ariko kuba uzaba successful muri ubu buzima, cyangwa se ntabwo ariko kuvuga ngo uzaba uri uw'imbere no muri ubu buzima. Oya, niba wabonye ibintu byiza washaringa abantu abanyeshuri bagenzi bawe, cyangwa se muri ubu buzima mu bintu bisanzwe, ibintu biri gutanga amafaranga, wibyihererana ngo ube nyamwigendaho. Oya, sangiza abandi ubwo bumenyi wagezeho, kuko bizatuma bakomeza kugukunda ndetse nawe ugenda wunguka byinshi. Murabizi yuko uko utanga ni kugenda ubona byinshi. Noneho ahangaha tugeze ku isomo rya 7, twari tuvuye kuri 6. Isomo rya 7, fata umwanya wiga ibintu bishyashya buri munsi kandi uhozeho. Ni ukuvuga ngo ahangaha niba hari ikintu cyangwa se niba hari ibanga uzasobanukirwa ari uko wamaze kuva muri ino myaka y'ubutoya, ariko ni byiza kuba uri gukurikirana ino video iryo banga urahita uryumva. Ni uko akenshi dushaka, iyo umuntu ari mutoya cyangwa se ari mu myaka mikeya, ashaka kwiga ibintu icyarimwe, ashaka gukora ibintu icyarimwe umunsi umwe. Ariko niba hari ikintu gikomeye uzageraho, ni uko ushobora gukora ibintu bitoya buri munsi. Niyo wafata iminota 30 uri kwiga ibintu bishyashya buri munsi udasiba, cyangwa se niba waba tuvuge wenda uri gushaka kwiga piano, uri umunyamuziki, ufashe umwanya wawe buri munsi ukora practice cyangwa se ukora imyitozo y'iyo piano uri kwiga. N'urugero ntanze, mu myaka 5 iri imbere uzaba ugeze ku rwego rushimishije. Iryo ni isomo rya 7. Isomo rya 8, ibyo ubona kuri social media byose ntabwo ari ukuri, ibinyoma nibyo byinshi. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari abana benshi b'urubyiruko cyangwa se abakiri mu myaka mitoya, usanga ari kubona abantu bifotoreje ku mamodoka ahenze, abantu babaye imyenda ihenze, nawe akumva ararikiye ibyo bintu, bikaba byanamutera stress, akavuga ati ngiye nsigaye inyuma. Menya ngo hari ibintu byinshi ubona kuri social media bitari ukuri, ndetse na bya bindi uzabona biteye amabengeza, abo ubibonana atari n'ibyabo bana bikodesheje, cyangwa se abantu ukababona bari kwifotozanya n'abakobwa runaka, cyangwa se bari ahantu hahenze, ari ibintu bari gukina biri aho ngaho nyine byo kubeshya abantu kugira ngo bacuruze, bafate attention yawe, ukomeze ubakurikire. Menya yuko ibintu byinshi ubona kuri social media atari ukuri. Wowe nyawe uri umuntu ufite agaciro, ufite ubwenge, uracyari mu myaka mikeya. Menya yuko ibintu byinshi ubona kuri social media, ibyinshi hafi ya byose 80% ari ibinyoma. Yego, noneho tugeze ku isomo rya 9. Ugomba gusa neza mu buryo bushoboka bwose, kwambara neza no gukora siporo, ukagira umubiri mwiza. Niba hari ikintu kizagufasha muri ubu buzima mu myaka yawe y'ubutoya, uzagerageze gusa neza igihe cyose. Ibi ni ibintu hari abana batoya babimenya bakiri munsi y'imyaka 30, ariko iyo umaze kurenga imyaka 30 warateshutse kuri ino ngingo yo kuba ugomba gusa neza mu bandi aho utambutse hose, nibwo ubona yuko rya somo wari urikeneye. Ariyo mpamvu uri kumva iyi video byashoboka. Menya yuko muri ino si cyangwa se muri ubu buzima, abantu baguhereza agaciro bitewe n'ukuntu ugaragara, bashobora kukugirira icyizere bitewe n'ukuntu ugaragara. Ukuntu tugaragara bifite 55% mu buryo abantu bagufata. Noneho ibyo uvuga bikaza kugira indi pourcentage ntoya iri muri 13 gutyo. Noneho ibyo ushoboye cyangwa se ibikorwa byawe nabyo bikagira 38%. Ukuntu ugaragara cyangwa se ukuntu abantu ugaragara mu maso bifite 55%. Noneho ukuvuga nyine uburyo uvugamo bikagira 13%. Noneho ibyo uvuga n'ibikorwa byawe nyine, kumwe tuvuga ngo ibikorwa birivugira, n'ibyo uvuga nyine content birimo, ubwenge bubirimo bikagira 38%. Ariko urumva ko uko uzagaragara cyangwa se uko ugaragara neza ni ibintu bishobora gutuma bigutambutsa ahantu henshi, abantu benshi bakakugirira icyizere. Niba wenda uri umuhanzi cyangwa se ufite ibindi byose ukora mu buzima bwose, ibyo uzaba ukora cyose, kugaragara neza muri ino myaka mitoya ni ikintu ugomba kuzashyira imbere. Ukaba ushobora gufata amafaranga yawe ukaba wagurira ibintu by'imyenda bisa neza ku buryo utambuka umeze neza, wifitiye icyizere.
icyizere ni ikintu utagomba kwirengagiza muri ubu buzima. Isomo rya 10: ujye ubaho umunsi wawe nk'aho ari wo wa nyuma. Wishimane n'inshuti, wige cyane, wirinde gukora ikintu cyose wazicuza ejo hazaza. Aha ngaha uba ugomba gukora ikintu uzi neza yuko ibi bintu ugiye gukora utazabyicuza. Ukajya ubaho umunsi wawe nk'aho ari wo wa nyuma, ukajya ubaho mu ndagihe. Ntuvuge ngo uzabaho mu nzagihe, kuko uba ugomba kubaho uyu munsi wawe ukawubaho wishimye, ku buryo n'ejo hazaza hawe uzishimira uko wabayeho mu busore bwawe. Isomo rya 11: menya ko abantu muri kamere yabo atari beza. Uzirinde guhemukirwa. Nuhemukirwa ntuzatungurwe, kandi nuhemukirwa uzabyuka ukomeza ubuzima. Iri ni isomo uba ugomba kumenya yuko abantu muri rusange, bitewe n'uko nk'ikiremwa muntu amateka yacyo murabizi yuko twabaga mu mashyamba dutunzwe no guhiga, muri kamere y'umuntu wari wese uri hano ku isi, yaba abazungu yaba abirabura. Rero iyo kamere y'ubuhigi iracyaturimo. Ni nayo mpamvu ushobora kubona umuntu waramukoreye ibintu byiza igihe cyose, ariko ukazamukorera ikintu kibi wenda utanabipanze, akaba yaguhita akabisha, akaba yagukorera ikintu kibi, ndetse akaba ashobora no kukwaka ubuzima bitewe cya kintu muri gupfa, niba ari amafaranga muri gupfa, ibintu nk'ibyo. Uzamenye yuko abantu atari beza. Isaha n'isaha umuntu yaguhemukira, n'inshuti yawe yaguhinduka. Kandi niba wenda se uri umusore, menya ngo ugomba gutaha nijoro, kubera yuko n'amabandi ubwayo menya ko ashobora kukwataka, kubera ko ikiremwa muntu muri kamere yose, muri kamere yacu, ntago turi abantu beza igihe cyose. Harimo abantu babi, uba ugomba kwicara ubizi, kugira ngo umenye ukuntu wirinda, ugira amakenga batazaguhemukira, ndetse niba naguhemukira ntibigutungure, niba naguhemukira wongere ubyuke ukomeze urugendo. Isomo rya 12: menyana n'abantu benshi cyane kandi abafite ubuhanga n'abameze neza. Uzakunde kwiyegereza abantu b'abanyabwenge cyangwa se abantu b'abahanga, babe hafi yawe, bazagenda bakugira inama, ibitekerezo byabo ubifate nawe ubigira ibyawe. Niba ari abanyabwenge, ubwa bwenge bwabo buzagenda nawe bukugeraho. Niba ari abantu bameze neza mu buzima nyine, atari abantu bahorana amaganya, atari abantu bahorana ibibazo, bizatuma nawe wifuza kumera nkabo. Nkubwire yuko ufashe abantu 5 b'inshuti zawe, ufate agapapuro wandike abantu 5 uzi mukunda kugendana, 5 muhorana, izo nshuti zawe 5 ziza imbere y'izindi. Nawe mu myaka iri imbere ni kuzaba umeze. N'ubu ngubu wirebye wasanga umeze nk'abo ngabo mugendana. Niyo mpamvu ugomba kwiyegereza abantu bafite ubuhanga n'ubwenge, ndetse abantu bameze neza. Isomo rya 13: reka kwiruka ku bakobwa, imbaraga zawe zitazahashirira, ahubwo iyubake, wigujijuke, ushaka amafaranga n'ubuzima bwiza, ibindi bizagenda byikora. Wirinde ubusambanyi, uzashaka umugore, uba umugabo nyamugabo. Aha ngaha hari abana benshi, iyo bari muri ino myaka mitoya, usanga bari mu bakobwa, ubusambanyi aribwo bashyira imbere, ndetse bakumva bari proud yabyo, bakabyishimira ko ibyo bintu bari kubikora, bakumva ni ishema. Ariko nkubwire ngo ibi bintu biba bishobora kuzakwicira ejo hazaza, ukazasanga za ngeso mbi wagiye ujyamo no mu busaza ziragukurikiranye, ukomeje kubigenderamo, ndetse ugasanga ubukungu bwawe buri kuhagendera, n'ubwenge bwawe cyagiye wagafasha uri kwiga ibintu by'ubwenge birenze, ugasanga imbaraga z'ubwonko bwawe zahugiye mu bindi by'abakobwa, kwiruka inyuma y'abakobwa. Menya kwikontorora no kugenzura umubiri wawe, aho imbaraga zawe uzerekeza ahantu heza. Nk'aha ngaha ubushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya California, bari kureba ese abantu bagera muri kaminuza zikomeye ku isi baba bameze gute mu miryango yabo. Byaje kugaragara ko abanyamerika benshi murabizi yuko hariya mu muco w'abanyamerika muri USA, umwana agira imyaka 18 agomba kuva iwabo akajya gushaka ubuzima. Akenshi rero nangaha mu Rwanda cyangwa se n'ahariho hose hano i Kigali, hano muri Afurika, ibihugu byinshi bikunda kugendera ku mahame ya kapitalisme, byagiye bigira uwo muco. Umwana nsigaye mbona abana b'urubyiruko mugira imyaka mike, imyaka 20, ugasanga ari muri ghetto ari kwibana. Rero ubushakashatsi bwagaragaje yuko
abanyamerika benshi usanga nyine bahita bava iwabo bakagenda bakajya muri izo ngeso z'ubusambanyi, ndetse bahita bashaka kare byihutirwa bakiri mu myaka mitoya. Abenshi ntago bagera muri ziriya kaminuza zikomeye za Harvard, oya, ahubwo byagaragaye ko abantu benshi biganje muri ziriya kaminuza zikomeye zo ku isi ni Abahinde, kubera ko Abahinde bo umwana arakomeza akarerwa n'ababyeyi ndetse birinda imico y'ubusambanyi cyane, kubera yuko hariya umuryango niwo ugushakira umwana bari uw'umuryango. Ariko bitewe n'uko bino bihugu byacu biri kugendera kuri kapitalizme y'Abanyamerika, uzasanga abana muri kugira imyaka mikeya muri kujya mu mageto. Rero nunayijyamo uzirinde izino ngeso, kubera ko ziba zishobora kuzakwangiriza ejo hazaza. Noneho tugeze ku isomo rya 14. Shaka ikintu wakora kuva uyu munsi ukagikora buri munsi kugeza ubaye umusaza ugikora cya kintu. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba gushaka ikintu ukunze, kubera ko ibanga ryo kuba ushobora gutera imbere cyangwa se ushobora kugera ku ntsinzi muri ubu buzima ni ugukora ikintu ukunze ukaba uzagikora igihe kirekire. Iryo ni ryo somo rya 14. Somo rya 15, fata amafoto yo mu buto bwawe n'inshuti zawe, nugera mu bukuru uzajya wishimira ubuto bwawe. Ahangaha uba ugomba kwishimira ubuto bwawe. Niba uri kumwe n'inshuti zawe, niba mwagiye mu birori, ibuka gufata amafoto kandi uyabike, kuko nugera mu myaka mikuru, nugera mu myaka wararengeje imyaka 30, ntabwo uzabona umwanya wo gusubira muri bya bindi ngo ujye gushaka za nshuti zawe. Abenshi bazaba baramaze no gushaka, barageze mu zindi nshingano. Jya wishimira ibihe by'uyu munsi, ufate amafoto, ufate video, kandi ubibike. Bizatuma nugera mu myaka mikuru cyangwa se nugera mu myaka yo kurenza muri za 30 utakiri umwana, uzajya ureba bya bihe ubyishimire. Iryo ni isomo rya 15. Isomo rya 16, witinya gukora ibintu bishyashya, kuko nukora amakosa ufite igihe cyo kuyakosora. Ahangaha niba uri gutekereza ibintu bijyanye wenda na business ushobora gukora, yikore itangira uyu munsi uyikore. Wivuga ngo wenda ngo nzabikora ejo, oya, iby'ejo bibara bejo, kubera yuko nugira ubwoba bwo gukora ibintu ukayorwa n'ubwoba, igihe kizagucika usanga uri kwicuza muri ubuzima. Utangira ukore ibintu watekereje, ubishyire mu bikorwa. Bishobora kwemera cyangwa ntibyemere, nibitemera uzongera usubiremo. Uracyari muto, uracyafite igihe cyo kuba wakora amakosa ndetse no kuba ugomba kuyakosora. Noneho isomo rya 17, uzirinde kwica amategeko, kuko ubuzima bwawe ntibukwiriye kujya mu bihano nka gereza. Ntabwo waba uri umunyabwenge. Ahangaha uba ugomba kubahiriza amategeko y'igihugu, ukubahiriza amategeko ikiremwa muntu cyashyizeho, kuko ahangaha nutubahiriza aya mategeko uzasanga ushobora kwisanga nko mu bihano runaka, wisange wenda urafunzwe. Mbona abana b'urubyiruko bagenda bafungwa bazira ko bakoze amanyanga, babaye abasikama. Oya, ibyo bikorwa uba ugomba kubyirinda, kubera yuko nugenda ugafata ubuzima bwawe bw'ubutoya ukabukorera muri gereza, mu gihe abandi bari kwiyubaka, bari kubaka ejo hazaza habo, wowe ukaba uri muri gereza, ukazaza usanga baragusize, ubuzima bwawe buzaba bwangiritse. Imenya kwirinda amakosa, wirinde ibintu byose bishobora kugushyira mu bihano. Noneho ahangaha isomo rya 18 tugezeho, ita ku buzima bwa roho. Ahangaha niba wenda se uri umukristo, uba ugomba gusenga. Uri umuyisilamu ugasenga, ukabyubahiriza nyine 100% utabeshya, cyangwa se ushobora no gukora meditation. Ariko ubuzima bwa roho, ubuzima bw'umwuka ku kiremwa muntu cyangwa se ku mwana ukiri muto w'umusore burakenewe. Murabizi yuko kuri no si umwuka cyangwa se imitekerereze yacu ni ikintu gikomeye. Isomo rya 19, shakisha uko wava online ubeho ubuzima busanzwe. Ahangaha ushobora gukora siporo, ukajya gusoma ibitabo, ukajya gutembera, ariko utari online. Usanga abana b'urubyiruko iyo ahora ari online, igihe cyose yicaye ari online. Oya, menya yuko ugomba kuva online ukabaho ubuzima busanzwe, utazarinda ubara ubuzima bwawe utarigeze ubaho warahoraga online. Isomo rya 20, uzigirira icyizere igihe cyose abantu bose, igihe cyose aho uzaba uri hose. Ni ukuvuga ngo ugomba kwigirira icyizere. Abantu bose ubona bateye imbere
bari abantu bameze nkawe ndetse abenshi bari bari munsi yawe, ariko nutegirira icyizere ngo wumve ko ibintu byose bishoboka, ngo wumve yuko ibintu byose ugenda ubigeraho bitewe n'igihe wabihaye, ushobora kuzashiduka wasigaye muri ubu buzima. Ugomba kwigirira icyizere igihe cyose uriho muri ubu buzima ukiri mutoya. Ntuzabone ibintu abandi bagezeho ngo wumve wowe ucitse intege. Oya, ntukigereranye n'abandi, ahubwo ujye uhora wifitiye icyizere. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kumenya yuko ufite agaciro kandi nta kintu na kimwe cyakunanira kuzakigeraho. Uracyari mutoya, ufite igihe cyo kubikora ndetse ufite imbaraga n'ubwenge. Isomo rya 21: ujye ugira ahantu wandika ibikorwa byawe byose, ibyakubayeho n'amasomo wakuyemo, ndetse wandike n'intego zawe z'ubuzima. Ahangaha uba ugomba kuba ufite ikayi y'abanyabwenge, ufite ikayi igomba kugufasha. Ahangaha nuzaba uyifite cyangwa se nuzaba uwandika ibintu ukora, iyo haciyemo igihe uricara ukanareba se nabigezeho, ukareba n'ukuntu watekerezaga muri iyo myaka ishize, ukareba se byapfiriye he, ariko byanditse, atari bya bintu byo kubaho mu cyuka, byo kubaho nta ntego zawe z'ubuzima zanditse, kuko ntabwo umenya ngo wabigezeho cyangwa se uri mu nzira. Oya, ushiduka ahubwo warabyibagiwe ugashiduka kubera yuko utabyanditse ndetse utakibuka n'ibyo wari wariyemeje. uba ugomba kugira ahantu wandika ibintu byawe cyangwa se wandika ubuzima bwawe. Isomo rya 22: umurimo niwo soko y'ubukire n'ubutunzi. Ugomba gukora cyane kuko imbaraga ufite ntizibikika kandi igihe cyahise ntikigaruka. Ahangaha niba ufite imbaraga ukiri mutoya, uri munsi y'imyaka 30, menya ngo izi mbaraga ntabwo zibikika. Niba ufite imyaka 15, niba ufite imyaka 18, uyu munsi nugucika utawukozemo ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe, icyo gihe ntabwo kizagaruka. N'izi mbaraga ntabwo zibikika, izi mbaraga z'urubyiruko. Ujye wumva bavuga ngo imbaraga z'urubyiruko nizo zubaka vuba. Ni ukuvuga ngo urubyiruko, imbaraga uba ufite ziba zigomba kukubakira ejo hazaza ku buryo uzahagera umeze neza. Nkwibutse yuko iyo ubuzima bwawe bworoheje uyu munsi, ejo buragukomerera, ariko iyo ubuzima bwawe bukomeje uyu munsi, ejo burakorohera. Iryo ni isomo rya 22 ryo muri ubu buzima. Isomo rya 23: nubura icyo ukora uzasome ndetse nanone uzasome ibitabo, kuko ubwenge buri mu bitabo, nta handi buri. Murabizi yuko igihe ino si yacu imaze ari kinini. Rero abantu benshi baba baragiye babaho muri ubu buzima, ubwenge bwabo bari bafite babusize mu bitabo. Nudafata umwanya ngo usome, cawo ntabwo uzigera ugira ubwenge buhagije muri ubu buzima. Kandi niba hari ikintu nk'umuntu mutoya ugomba kurusha aba bantu b'abasaza, cyangwa se niyo baba ari abasaza bakurusha amafaranga, ariko ugomba kubarusha ubumenyi, ukabarusha ubwenge, ukabarusha ubumenyi bwawe ufite, kubera yuko bo ntabwo ubwenge bwabo buba bugifite imbaraga zo gushakisha ubwo bumenyi, kandi ubumenyi n'ubu bufite na bwa bukire uzabumenya. Iryo ni isomo rya 23 uba ugomba gusoma cyane. Noneho isomo rya 24: ugomba gutangira kubika amafaranga yawe. Iga uko bagura imigabane mu makampani akomeye, iga uko bagura bitcoin. Tangira ubika amafaranga yawe, ntacyo uyabikira gusa ejo hazaza hawe. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza hawe hari mu biganza byawe. Ugomba gutangira gusevinga amafaranga yawe, ukaba ugomba kuyabika, utavuga ngo wenda nyabiki iki n'iki. Igihe kizagera ubona amafaranga yabaye menshi, ushobora no kuguramo ubutaka, ushobora no kuguramo ibintu bifatika by'ubuzima bwawe. Ariko tangira ugire umuco wo gusevinga amafaranga, kandi ukomeze uyabike, wizirike ku ntego zawe. Ntuhite uyabikuza ngo ujye gutwika, ujye kwishima. Oya, komeza uyabike, azaba menshi kandi uzayakoresha ibikorwa bizakugirira umumaro. Kandi ntugafate amafaranga yawe ngo ugende ngo uyahunike muri banki atunguka. Ushobora kuyabika mu mashares muri izi kampani zikomeye zidahomba. Tangira wige uko bikora, wige bitcoin uko bigenda, byose ubimenye. Noneho isomo rya 25: ubuzima bwawe buri mu kiganza cyawe. Menya kwikemurira ibibazo utirukiye abandi buri gihe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugomba kwiremamo umuco wo kwikemurira ibibazo runaka, byaba iby'amafaranga, byaba iby'amarangamutima. Ukaba ushobora kugira ikibazo, ukareba bagenzi bawe, ukabakibaganiriza bakagufasha, cyangwa se ukicara ugakora meditation, ugasoma ibitabo, ukamenya uko ugomba gutwara ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe buri mu kiganza cyawe. Isomo rya 26: uzaba umunyakuri bizatuma ugera kure.
mu gihe nta manyanga no kubeshya ugira, kandi uzagera mu zabukuru utandavuye. Ahangaha hari abana usanga b'abasore ari gukora amanyanga. Ibi ngibi ntabwo uba ugomba kubibarizwamo nk'umuntu w'umunyabwenge. Uba ugomba kuba nyine uri umuntu w'inyangamugayo, uri umuntu uvugisha ukuri, kubera yuko ibi bintu bizatuma usaza neza ukisize ivumbi, cyangwa se udakoze amakosa yo kuba abantu bagucishamo ijisho. Ujye uba umunyakuri igihe cyose, kandi bibe bikuri mu mutima. Umuntu niyo yaba atakubonye, niyo waba wamusikama, cyangwa se niyo waba wamutwara ubutunzi bwe atabimenye, ariko ntubukoreho, ahubwo wowe umunyakuri ndetse n'umunyabwenge, bizatuma usaza neza, cyangwa se bizatuma uba umuntu w'umugabo nyakuri, bizatuma ugera ku nzozi zawe zo muri ubu buzima. Isomo rya 26, isomo rya 27: menya kwihangana, kuko ubuzima bwuzuyemo ibibazo byinshi. Ahangaha uba ugomba kugira kwihangana. Mu gihe wenda uzagira umuntu akubwire nabi, ntuzahite umukubita, kubera yuko uracyari mutoya, ufite imbaraga nyinshi. Ntuzahite ugira umujinya ngo umukubite, oya. Menya kwihangana, ndetse n'ibibazo wageramo bikomeye bindi, ntuzajye hariya ngo urire ngo wihe rubanda, oya. Uzihangane, ube umugabo, kubera yuko nubasha kwihangana uri mu myaka mitoya, bizagufasha, bizatuma ugira n'ubwo buhangange bw'ubuzima mu myaka iri imbere uzagiramo. Noneho isomo rya 28: gusaba imbabazi wakosheje ntabwo ari intege nkeya. Uzirinde kubika inzika, uzababarire n'utagusabye imbabazi, ariko ntuzibagirwe uwaguhemukiye, kuko n'ejo yakongera. Ahangaha niba wakosheje uba ugomba gusaba imbabazi, ntabwo ari ubugwari. Kandi niba abantu bagukoshereje bashobora kutagusaba imbabazi, ariko nubababarira, umuntu niba yagukorera ikintu kibi ukamubabarira, ni wowe uzaba wibabariye mbere na mbere, kuko bya bintu bibi bizakuvamo. Kandi urabizi yuko ukubika inzika, ukubika ibintu bibi muri wowe, biragenda bikakwangiza, bikaba bishobora kugutera n'indwara, bikagabanya ubudahangarwa bwawe bw'umubiri, kubera ko waraye ufite agahinda. Amaserizi cyangwa se uturemangingo tuba turi kubwirana yuko utameze neza, ugomba kurwara nyine, udashaka ubuzima, kubera ya nabi wa muntu yakugiriye ukibitse muri wowe. Uba ugomba kwikuramo iyo nabi, ukaba uri umuntu ufite umutima mwiza. Ibyo bintu bizagufasha. Tugeze ku isomo rya 28: gukenera ubufasha ntabwo ari ubugwari. Umuntu avuka afashwa, akava mu buzima agifashwa. Ahangaha niba uri umwana w'umusore, niba uri umusore umutoya ukiri munsi y'imyaka 30, menya yuko ibingibi ugomba kubimenya. Hari igihe usanga muri ino myaka ikibazo ikiremwamuntu gikunda kugira, cyane cyane abagabo, abangaba nyine b'abasore mukiri muri ino myaka, ni uko ugomba bakunda kwihagararaho, akumva ntabwo yasaba ubufasha, akumva niba agize ikibazo wenda cy'agahinda gakabije, ntabwo yagenda ngo akibwire abandi. Ari nabyo bigenda bituma abantu benshi b'urubyiruko biyahura, cyane cyane b'abasore. Ahangaha reka nkubwire, reba agahinja iyo kavuka, cyangwa se nawe uvuka, kugira ngo ube wabasha kubaho, wafashijwe n'abantu. Ababyeyi bawe barakureze kugeza ukuze. Rero kuba ahangaha wamara gukura ukaba ushobora gusaba ubufasha, ntabwo ari ubugwari, oya, ntabwo ari ubugwari. Ndetse ahangaha uzarebe niyo umuntu ajya kuva muri ubu buzima, abaganga baramufasha kugira ngo barebe ko yabaho nta ntege aba afite. Ariko twagera muri ubu buzima dufite imbaraga, tugashaka kwirengagiza rya hame ry'abandi bantu ryo gufashwa. Ntabwo gufashwa ari ubugwari, ndetse nawe uzafasha. Nugera mu bihe bitakoroheye, uzibuke yuko kuba ushobora gufashwa, kuba ushobora kwaka ubufasha, atari ikibazo, atari uko wabaye imbwa cyangwa se wabaye umuntu wa fake, atari uko wabaye umuntu w'ikigwari, oya. Buri muntu wese uri hano ku isi abayeho ku bw'abandi. Uramutse ubyutse ugasanga nta muntu n'umwe uri kubona, nawe ntabwo wamara iminsi 2 ukiriho. Niyo mpamvu nugira ibibazo bikomeye runaka by'ubuzima, ntuzabyihererana, ahubwo uzashaka umuntu ubiganiriza agufashe. Ntuzihererane ibibazo, kuko gufashwa ntabwo ari ubugwari, kuko umuntu avuka afashwa, ndetse akazarinda ava muri ubu buzima akirimo gufashwa.
Isomo rya 29: uzategeke amarangamutima yawe, utekereze mbere yo kuvuga ndetse utekereze mbere yo gukora. Ahangaha niba wenda umuntu akurakaje, ntuzahite ufata umwanzuro ngo nawe umutuke cyangwa ngo nawe ube wamukorera ikintu kibi. Oya, ujye ubanza utekereze mbere ya byose, witonde, nibiba ngombwa wicecekere. Guceceka biba igisubizo cy'ibibazo byinshi. Isomo rya 30: nari navuze ko ari amasomo 29, ariko iri ngiri risa nkaho ryiyongeyeho n'inyongera nka bonus. Imbusane yo gutsinda ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo ni ugucika intege. Gutsindwa biri mu bigize intsinzi. Ahangaha nuba uri gukora byanga bikunda uzafeyiringa. Nuba uri kugera ku nzozi zawe uzageraho ubona biri kwanga. Niba uri gukora ibintu byawe bizageraho ubona bitari gukunda neza. Ariko ntuzigere ucika intege, kubera yuko opposite cyangwa se imbusane y'ijambo gutsinda ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo umuntu wese wageze ku ntsinzi yagiye atsindwa, ahubwo akabyuka agakomeza. Ariko umuntu watsinzwe agafeyiringa maze agahita aparika agacika intege, ibye byarangiye gutyo. Ayo niyo masomo nabashije kwegeranya nyakuye muri ibi bitabo by'abanyabwenge, ndetse n'ibindi ubuzima bwanyigishije mu myaka maze kuri ino si itari mitoya. Wibuke kuba wabyandika, kandi bizagenda bigufasha. Umusore ukiri mutoya ugomba kuba umuntu udasanzwe mu myaka yose iri imbere y'ubuzima bwiwe. Wibuke gukora subscribe na like kuri ino video. Ciao ciao.